Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye gura kuri platform Umucyo w'Isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Nanone ndanezerewe cyane yuko Imana iduhaye andi mahirwe yo kuza kumva ijambo ryayo muri rwa rukurikirane rw'ibyigisho twatangiye ku munsi wa mbere w'uko kwezi, bifite insanganyamatsiko kuvuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ni rya jambo ryahanuwe rero dukomeje gusuzuma, rirushaho gukomera, kandi ngo muzamugize neza nimugenza gute nimuryitaho, kuko rizabera itabaza rimuri kacu z'umwijima, rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu Yesu Kristo azabandurira mu mitima yacu. Ni ukuri nkomeje kwinginga mu izina rya Yesu ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivugira muri ngiye muri uku kwezi, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama nk'uko isezerano ry'Imana twakomeje gusubiramo kenshi riri. Turi mu gitabo cya Daniel rero, tumazemo iminsi, icyumweru cyararenze, dusuzuma ijambo ku ijambo ngo tumenye ubushake bw'Imana mu buryo bw'umwihariko tumenyemo ukuri kw'iki gihe. Bino byumweru bibiri bibanza by'uku kwezi turi gusuzuma twitonze ngo mbese nihe nyifato abana b'Imana bakwiriye kugira ku byerekeranye n'ibihe dusohoyemo, ibihe byo gukora k'umunyabugome, ibihe byo gukora kwa Babuloni nk'uko yahanuwe muri iki gihe. Kandi ibyumweru bibiri bizakurikiraho tuzasuzuma mu buryo bwagutse ibijyanye n'imikorere y'iyo Babuloni. Turakomeje rero, ejo twari turi muri Daniel igice cya 3, twize ibintu bikomeye byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa ntabwo twagitinzeho cyane, ariko twatinze ku byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera iki twatinze ku kimenyetso cy'inyamaswa? Nuko ari ugukuraho amategeko y'Imana. Ese abantu b'Imana bitwaye bate igihe itegeko ry'Imana ryari rikuweho? Twabibonye nimugoroba yuko n'ubundi bizongera bikabaho, kandi uko abantu b'Imana bitwaye mu gushikama mu kwizera Kristo ubasha kubakiza, kandi bakaba bizeye yuko naho atabakiza azabazura ku munsi w'umuzuko bakabana mu bwami bwo mu ijuru. Icyo nicyo kinkwiriye kandi nicyo kigukwiriye. Uyu munsi rero turakomeje, tugiye kwinjira muri Daniel igice cya 4, igice gisamaje, igice gikomeye, igice tudakwiriye gusimbuka rwose. Nicyo tugiye kurebaho, kandi ikintu turi buze kuvanamo, turavanamo amagambo y'ingenzi yerekeye imbabazi z'Imana, tuvanemo amagambo y'ingenzi yerekeranye n'ubutabera bw'Imana, byerekeye n'urubanza. Mbese imbabazi z'Imana ni iyihe mipaka y'imbabazi z'Imana? Mbese urubanza rwa buri wese ku giti cye dukwiye kuritekerezaho iki? Mbere yuko twinjira muri iki gitabo, reka tubanze duce bugufi imbere y'Imana yacu dusenge. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kujya neza kwawe n'imbabazi zawe nyinshi zakomeje kubana natwe mu buryo bw'inkariko muri uku kwezi kose. Turangije icyumweru cya mbere, twatangiye icya kabiri. Turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe, ukomeze kutwigisha mu buryo bw'umwihariko. Ubwo tugiye gusuzuma muri umugoroba igice cya 4 cya Daniel, ngwino ubane natwe, utwigishirize rya sezerano wasezeranye ko uzaduha Mwuka Wera akatuyobora mu kuri kose, uridusohoreze ngo atubere umwigisha. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen, amen. Daniel igice cya 4, tugiye kubaza imbabazi z'Imana, imipaka y'imbabazi z'Imana, kandi turebe urubanza ku muntu wese ku giti cye. Derukana muri Daniel igice cya 2 hatubwira ibitangaza by'Imana, Imana ihishurwa nk'umuhanuzi w'ukuri. Ntabwo turajya mu buhanuzi bw'icyo gitabo, bw'icyo gice cya 2, ariko twabonye Imana ihishurira umugaragu wayo Nebukadinezari iby'inzozi zikomeye, kandi ziza kunyura kuri Daniel kugira ngo abashe kuzibwira Nebukadinezari ziri kumwe n'ubusobanuro bwayo. Iyo Mana niyo yonyine isobanukiwe n'ahazaza h'iyi si. Irihamye iti mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Reka tubishimire Imana cyane yuko ari Imana izi ahazaza hacu. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya ngo dusuzume ubutumwa yatwandikishije butwereka iby'ahazaza hacu. Imana idufashe kugira ngo tubisobanukirwe. Ayo magambo nandi kuyasoma muri Yesaya igice cya 46 umurongo wa 10, hatubwira yuko ari Imana ihera mu itangiriro ikavuga iherezo.
igahera mu byakozwe ikavuga n'ibitarakorwa, kandi ikavuga ati imigambi yanjye izakomera, ibyo nzashaka byose nzabikora, nta na kimwe kivuyemo. Kandi twamaze kubona yuko umuhanuzi w'ukuri ahanura ibizasohora. Rero Imana ni umuhanuzi, Imana ivuga ibizaba ikabituma abagaragu babo b'abahanuzi kugira ngo babitugezeho. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Igice cya gatatu tuvuyemo nacyo cyaduhishuriye Imana, kandi noneho tuyishurirwa nk'umutabazi, umutabazi nyakuri urengera abana bayo igihe bayisunze. Ni umukiza uhebuje w'ubwoko bwe. Iravuga iti njye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye imeze nkanjye. Nuko nguko n'amagambo nanone Yesaya yavuze mu gice cya 43 umurongo wa 12. Imana yacu ni umutabazi, Imana yacu niyo kwiringirwa, Imana yacu ntabwo izaduhana mu byago no mu makuba. Nicyo gituma Pawulo yibajije ikibazo, ubwo bimeze bityo niki cyadutandukanya n'urukundo rwayo? Mbese ni amakuba? Mbese ni ibyago? Oya, nta na kimwe. Naho rwaba urupfu, naho rwaba kubabazwa, naho byaba ibihe by'akaga, ntabwo tuzatandukana n'Imana yacu. Ubu rero tugiye kwinjira noneho mu gice cya 4, kandi iki gice cya 4 nacyo kiraza kuduhishurira Imana, kandi iyo Mana turaza kwibona noneho nk'umuneshi, umuneshi uhebuje. Haleluya. N'ibindi byagaragaje ko ari umuneshi, ariko mu buryo bw'umwihariko iki gice cya 4 kiratwereka Imana inesha. Niwe mwami nyakuri w'amahanga yose, kandi abasha gusenya ibihome byigaruriwe n'ingabo z'umwijima igihe kirekire, bigatahwamo umucyo w'agatangaza, umucyo w'Imana. Rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera, tuzaba tugize neza n'iryo titaho, kandi umugambi waryo ni uko rikomeza kumurika rigakesha ijoro, kugeza aho umucyo w'agatangaza Yesu Kristo atura mu bugingo bwacu. Hari uwo byabayeho, niwe tugiye kumva ubuhamya bwe. Reka turambure ibyanditswe byera, tujye mu gitabo cya Danieli igice cya 4. Danieli igice cya 4, ndahera ku murongo wa 31 w'igice cya 3 muri Bibiliya yera, yanditswe mu 1993. Ariko nuza kureba urasanga mu zindi Bibiliya zimwe na zimwe ariho igice cya 4 gihera. Ngewe ngiye guhera muri Danieli igice cya 3 murongo wa 31, ubwo n'abandi bafite Bibiliya nk'iyanjye naho tugiye guhera. Hari umutwe uvuga ngo umwami arota inzozi azirotorera Danieli. Umwami arota inzozi azirotorera Danieli. Haranditse ngo jyewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese mu mako yose n'indimi zitari zimwe bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe. Nishimiye kwerura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Erega ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye. Ubwami bwayo nibwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. Haleluya. Jyewe umwami Nebukadinezari ndagira ngo nkubwire yuko ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera byanditswe n'Abisirayeli gusa. Umunyamahanga wabashije kwandikamo inyandiko ni Nebukadinezari, kandi iyo nyandiko ni iki gice cya 4 turi gusuzuma. Ni igice cyanditswe n'umunyamahanga utari umwisirayeli. Ni igice kandi cyanditswe n'umwami w'umupagani wabayeho ibihe byo gushayisha, ariko aza guhishurirwa Imana, kandi Imana itaha mu mutima wigarurira isenya ibyo bihindizo bya Satani byari byarigaruriye umutima we. Nuko umurongo rero duhere uravuga ngo jyewe ni Nebukadinezari kuvuga, jyewe umwami Nebukadinezari mbandikiye urwandiko bantu mwese bo mu moko yose n'indimi zitari zimwe bari mu isi yose. N'Abanyarwanda bandikiye uru rwandiko nshuti zanjye, ubwo tugiye kwigana iki gice twumva Ikinyarwanda, baba Abanyarwanda, baba Abarundi, baba Abakongomani bumva Ikinyarwanda, n'abandi badukikije babasha kumva uru rurimi. Nebukadinezari atwandikiye ubutumwa natwe ngo butugereho kandi tubashe kubusobanukirwa. Ijambo atangiriyeho aravuga ngo amahoro agwire muri mwe. Haleluya. Amahoro agwire muri mwe. Ndagira ngo wongere utekereze kuri uyu mugabo witwa Nebukadinezari. Turamubona mu gice cya mbere, Ashpenazi afite ubwoba bwo gufata icyemezo cyo guha abagaragu b'Imana Danieli, Ananiya, Mishayeli na Azariya ibyo kurya bikomoka ku bimera gusa, kuko yari afite ubwoba yuko bishobora kumananura. Nta bumenyi yari afite bwo ko ari ibyo kurya byiza. Nuko aravuga ati nimunanuka umwami akabimenya azanca igihanga. Uyu mwami yari umwami ubasha guca abantu ibihanga, yari umwami mubi cyane, kandi igice cya 2 nacyo kirabisobanura, kitwereka afata icyemezo cyo kurimbura abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze aragenda atuma umugaragu we Ariyoki,
umurwanyi kabuhariwe wo kwica abantu ngo agende abatsembe, wafata iryo teka ryo kubatsemba. Nuko nguko uyu mwami yari ateye. Mu gice cya gatatu ariko yaje gutungurwa, abona ya mana ntabwo isanzwe, kandi nabwo yarafashe icyemezo cyo kwica. Aravuga ati nimwenyegeze umuriro inshuro 7, maze aba bahungu 4 banze kumvira itegeko ryanjye mubajugunyemo. Yari umwami w'umunyamwaga, yari umwami w'umwicanyi, yari umwami w'umunyabukana, nta mahoro yarangwagaho ari, ahubwo abantu bose baramutinyaga, yari umuntu y'igitinyiro cyane. Ariko mu gice cya 4 tuhageze, avuga ati amahoro agwire muri mwe. Haleluya. Mana yahinduye umutima wa Nebukadinezari mu buryo budasanzwe. Yagiye ahinduka uwo kuvuga iby'amahoro akomoka mu ijuru. Amahoro agwire muri mwe. Uyu mugabo igihe mutekereje, bitanekereza iby'undi mugabo witwa Paulo ni umwe mu bagabo bakomeye kandi banditse inyandiko nyinshi z'ingenzi cyane mu byanditswe byera. Nibwira yuko nta mukristo utazi Paulo. Yanditse inzandiko zirenga 12, kandi n'ubutumwa bukomeye cyane bwo kwitabwaho bwose. Uyu Paulo nawe yahoze yitwa Sauli. Uyu Sauli ajya avuga ibye, yabivuze mu byakozwe no mu gice cya 22 umurongo wa 4. Aravuga ati narenganyaga b'inzira ya Yesu ngo bicwe, nkababoha, nkabashyira mu nzu y'imbohe abagabo n'abagore. Nuko nguko Paulo yari ameze, yari umwicanyi. Turamubona mu gice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa ahagarikiye ubwicanyi budasanzwe. Umumaritiri wa mbere wapfuye witwa Stefano, uyu Sauli niwe wari umuhagarariye, maze ahagarariye igitero kiri kumutera amabuye, ngo niwe wari urinze imyenda yabo areba uko ibintu biri kugenda. Yari umwicanyi rero, cyakora yarazi yuko akorera Imana. Burya nigeze kubivuga no mu gihe cyashize, hari igihe abantu bibwira yuko bakorera Imana kandi bari kuyigomera. Abantu bataratahwamo na Yesu, abantu Yesu Kristo ataratahamo, ibyabo ni akamaramaza, ibyabo ni ishyano gusa. Erega n'uyu mugabo witwa Nebukadinezari niko yari ameze. Igihe cyarageze mu gice cya 3 turamubona yihana, avuga ati Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ihimbazwe, niyo Mana ikomeye, niyo mwami w'abami ibasha gutabara no gukiza. Nta yindi Mana yabaye ibasha gukiza bene aka kageni. Ndetse atanga itegeko, aravuga ati abantu bose bari mu bwami bwanjye, abo mbasha gutegeka bose bajye baramya Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego. Ariko yongeraho ikintu kidasanzwe, aravuga ngo umuntu wese utazaramya Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe. Ariko rero kandi nkubwire inshuti yanjye, ntabwo Imana yacu ikora ityo. Imana yacu ni umudendezo. Igihe umudendezo washyizwe mu kaga, abantu ntibabashe guhitamo bakwiye kuyoboka mu mudendezo Imana yabarebamye, ibyo bintu ntabwo biba bikomotse ku Mana. Nicyo gituma twabonye ejo yuko hari uzaza guhata abantu kuramya, yashyizeho uburyo bwo kuramya. Yewe ntabwo bwaba ari bwiza igihe hajemwe agahato, kubera yuko Imana yacu ntabwo igihata. Nebukadinezari nawe nuko yari ameze, yahatiraga abantu kuramya Imana umuremyi igihe yari amaze kumenya yuko ariyo Mana nyamana. Kandi Sauli nawe turi kugereranya n'ibya Nebukadinezari, nawe nuko yari ameze. Ariko umunsi umwe yerekeje i Damasiko, agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, abuhora kuramya Yesu, ashaka yuko batagendera muri iyo nzira, ahubwo bakomeza gutegereza uzaza kandi yaramaze kuza. Ahura n'umucyo, ahura na Yesu. Maze igihe Yesu yamwegeraga, yaramubaje ngo Sauli, Sauli, undenganiriza iki? Nawe arasubiza ati urinde mwami uwo ndenganya. Igihe yaramaze kumusobanukirwa, Yesu Kristo amaze kumwibwira ati ndi Yesu w'i Nazareti uwo urenganya, nta kindi yakoze, yamanitse amaboko, yakira Yesu Kristo, yakira amahoro mu mutima we. Kandi nujya usoma inzandiko ze zose, uzasanga yifuriza abantu amahoro y'Imana. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Iyo niyo ndamukanyo y'uyu mugabo w'Imana Paulo. Bihuje rero neza na Nebukadinezari, wa muntu w'umunyabukana, wa mwicanyi ruharwa, wa wundi utegekera abantu bose kuramya ibyo nawe aramya. Yewe n'Imana yo mu ijuru agategeka ko bayiramya, batayiramya bakicwa. Uyu noneho aratangaza ngo amahoro abe muri mwe. Amen, amen. Amahoro abe muri mwe. Nshuti zanjye, reka dushimire Imana Data wa twese yuko ikintu cya mbere abantu b'Imana bakizeho bakiriye Yesu Kristo ari amahoro. Amahoro isi datanga. Yesu Kristo yavuze ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora ntabwo mbaha nk'uko abisi batanga.
ayanjye ndayabahaye, muzagira umubabaro mu isi ariko muhumure, nanesheje isi. Nta cyatuvutsa amahoro. Hari indirimbo nkunda cyane mu gitabo cy'abaprotestani mu gice cyo gushimisha Imana ku ndirimbo y'171 ndavuga ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite. Nshuti yanjye, icyamba kugira ngo wakire ayo mahoro, kandi inyandiko yera mu Baroma, igihe Pawulo yandikiraga Abaroma igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1, yababwiye amagambo akomeye ngira ngo uzirikane. Aravuga ati nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Imana yanjye iguhe ayo mahoro akomoka ku gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Kugutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, no kuvuka ubwa kabiri. Abantu bavutse ubwa kabiri bafitanye amahoro n'Imana, bafite amahoro ku Mana, mu maso yabo harakeye. Imana yacu yabwe icyubahiro. Nuko rero reka dusubire muri cya gice kiratubwira ngo njye umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese mu moko yose y'indimi zitari zimwe bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe. Nishimiye kwera ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Rebwa ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye, ubwami bwayo nibwo bwami butazashira. Haleluya. Mbese mu gice cya 3 byari bimeze bite? Uyu mugabo yarari kuvuguruza gahunda y'Imana yuko Imana yamweretse yuko hazabaho ubwami butandukanye. Hazabanza ubwami bwe aribwo bwageranijwe n'umutwe w'izahabu, ubwami bwa Babuloni, ariko buzasimburwa n'ubundi bwami, nabwo busimburwa n'ubundi bwami, nabwo busimburwe n'ubundi, kugeza ubwo umwami Yesu azimika ubwami bwe. Maze aravuga ngo ibingibi ntabwo mbishaka, ndashaka yuko ubwami bwanjye buzahoraho. Maze aragenda akora ya shusho yabonye muri zahabu gusa, kwa ko yamenye yuko zahabu ariyo imushushanya. Ariko muri aka kanya aranyuzwe kandi asobanukiwe yuko Yesu Kristo gusa, ubwami bwa Yesu aribwo bwami butazashira, kandi ingoma y'Imana ariyo ngoma ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. Umurongo wa 1 w'igice cya 4. Njyewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe, ndota inzozi ziteye ubwoba. Ibyo nibwiye ku gisasiro nibyo neretswe impagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'Ababuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. Uyu mugabo yarongeye agira inzozi, kandi inzozi zikomeye, inzozi nazo ziteye ubwoba. Umurongo wa 4 uratubisobanura. Abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacumyi baraza barorotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Yarongeye igice cya 2 cyatubwiye iby'inzozi, inzozi zidasanzwe. Icyakora zo yarazibagiwe, ahamagara ba bantu be, b'abakonikoni, b'abapfumu, b'abakarudaya, b'abacumyi baraza ngo basobanure iby'izo nzozi, barazinanirwa. Yabanje kubasaba yuko bazimwereka, bazimubwira, bazimurotorera, ntabwo babishoboye. Icyo gitekerezo twaracyumvise. Ubu noneho rero bwo arazibuka neza, zamuteye ubwo, ariko arazibuka, ariko arongera abahamagaye ngo nibazisobanure. Igihe yari abari bamugeze imbere bananiwe kubisobanura. Nshuti zanjye, umunyarwanda yavuze ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu, uswaye n'abakristo bajya mu bapfumu kugira ngo bagire icyo bababwira. Bimeze nk'ibyo, ariko ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 10, aya makuru akwiriye kumenwa n'abantu b'Imana n'abashaka kuba mu ngoma ya Kristo. Nuko bavuze ngo muri mwe ntihazaboneke ukora iby'ubupfumu cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha cyangwa uragurira abantu ibizabaho cyangwa umushitsi. Ibyo bintu ni ikizira imbere y'Imana. Umurongo wa 12, kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. N'amagambo ari mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 11 n'uwa 12. Inshuti yanjye, bageze mu kuva igice cya 22 umurongo wa 18 baravuze ngo umurozikazi ntakabure kwicwa, ntuzareke abaho. Iryo ni itegeko rivuye ku Mana. Mana ntabwo yishimira kubona abantu biringira abandi bantu ngo bagire ibyo bababwira, bakajya mu bucunyi, bakajya mu bupfumu, bakajya gushikisha. Ibyo bintu ni icyaha imbere y'Imana, kandi Imana irabyanga rwose. Ariko uyu mwami naho ngaho kwizera kwe kwari gushingiye, twarabibonye yuko yari umwami ugenga amoko asenga ibigirwamana. Birumvikana niwe wari uri imbere mu kubisenga. Twibuka ibyabaye muri cya gitero cyateye Yerusalemu, ko yanyaze ibintu byo mu nzu y'Uwiteka Imana akabijyana mu rusengero rw'Imana ye rwitwa Marduk. Yari
umugabo uramye ibigirwamana kandi yiringiraga bano bakonikoni n'abapfumu n'abacunnyi n'abandi tutarondoye bamaze kuvugwa muri ariya magambo. Ariko ntabwo babashije gutanga igisubizo, ntabwo babashije kubona igisobanuro. Umurongo wa 5, ariko hanyuma Danieli wahimbwe Beluteshazari mwitiriye imana yanjye wababwagaho n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi nti yewe Beluteshazari mutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura. Cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose kandi nuko bisobanurwa. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro nibyibi, nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, kitegera abo ku mpera y'isi yose. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Aya ni amakuru, ubu ni ubuhanuzi. Umurongo wa 10, ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi, nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, arangurura ati, tsinda icyo giti, ugikokoreho amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo bihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi. Maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwa umutima nk'uw'inyamaswa, kimere gityo ibihe 7. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi, gihamwa n'itegeko n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwo ishaka, ikimikamo uworoheje hanyuma y'abandi. Izo nizo nzozi jyewe umwami Nebukadinezari ni jye wazirose. Nuko Beluteshazari, cyo zinsobanurire, ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye batashoboye kuzinsobanurira, ariko wowe urabibasha, kuko umwuka w'Imana zera ukurimo. Yongeye kugira inzozi, kandi inzozi ziteye ubwoba, ngo ni inzozi zerekeranye n'igiti. Nibyo? Inzozi zerekeranye n'igiti. Mbese igiti bisobanuye iki? Ijambo ry'Imana ryarabihamije yuko igiti kijya gishushanya ubwoko bw'Imana. Uzagenda usome muri Zaburi ya 80 hazabidusobanurira. Kandi Zaburi ya mbere ibisobanura neza ko wa muntu ukomeza amategeko y'Imana akishimira kuyibwira ku manywa na nijoro, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Byumvikane yuko umuntu ajya ajyanwa n'igiti, kandi igiti gitoshye cyera imbuto ibihe byacyo, uko ibihe bihaye ibindi, ntikitinya amapfa. Abo ni abiringiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Nuko rero muri Danieli igice cya 4, uyu mugabo nanone yongeye kurota inzozi, kandi inzozi zerekeye igiti. Ni igiti kidasanzwe, igiti kirekire gihunze amashami, gihunze imbuto, kandi ngo inyamaswa zarazaga zikidagadurira munsi yacyo, ndetse inyoni zo mu kirere zikarika muri cyo zigatungwa nacyo. Ariko marayika uturutse mu ijuru yatanze itegeko. Umurinzi yamanuka ava mu ijuru, arahangurura ati, tsinda icyo giti, ugikokoreho amashami, ugihingureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi n'ibisiga bive mu mashami yacyo byigurukiye bigende. Ariko iby'igishyitsi cyacyo cyo ubu cyihoreye, ntukirandurane n'imizi, ahubwo kizirikishe imiringa, kizirikishe ibyuma, kugira ngo kigume mu butaka kugeza ibihe 7, kugeza imyaka 7 ishize. Mbese ibi bisobanuye iki? Mbese ibi bisobanuye iki? Ariko hari amagambo tumaze kubwirwa akomeye ku murongo wa 14. Ikijyano cyategetswe n'abarinzi, gihanwa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwishaka, ikimikamo uworoheje hanyuma y'abandi. Iby'iki giti kiratangaje nanone. Umurongo wa 12 uratubwira iby'igishyitsi cyacyo. Igishyitsi n'imizi byacyo ubihambiriza ibyuma n'imiringa, uberekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa. Kino giti se kirarisha. Iki giti ntabwo gisanzwe. Umva Nebukadinezari kagira ubwoba, reka nabyo byongere kumbamura umutima. Ntabwo bisanzwe, igiti kirisha. Ngo kirishanya n'iki?
n'inyamaswa, ubwatsi bwo ku gasozi. Umurongo wa 13, maze umutima wacyo we kugumya kuba umuntu. Mbese ibiti bigira umutima, ariko iki giti cyo gifite umutima. Birumvikana ko ari igiti rero kidasanzwe, ni igiti muntu. Ariko reka umugaragu w'Imana Daniel aze kudusobanurira ibyacyo. Nuko Daniel wahimbwe Beluteshazari, ngeze ku murongo wa 16. Nuko Daniel wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe, ahagarika umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera amubwira ati, yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kugwahagarika umutima. Yabonye umugaragu w'Imana Daniel abuze amahoro, mbega inzozi ziteye ubwoba, maze aramuhumuriza ati, Beluteshazari, reka bye kugwahagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushobozi bwacyo bukagera ku ijuru, kikitegera abo mu mpera y'isi bose. Kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi. Muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe nyagasani, icyo giti ni wowe. Icyo giti ngo ninde? Icyo giti ni Nebukadinezari. Ubu ni ubuhanuzi bwerekeranye n'umwami Nebukadinezari ku giti cye. Twari turi kuvuga yuko turi gusuzuma iby'imanza, iby'urubanza rugera ku muntu wese. Hari urubanza rwageze kuri Nebukadinezari. Nebukadinezari Imana yakujije cyane, ikamuzamura, ikamugira ukomeye, umwami utegeka amahanga yose, ab'isi bose bagatungishwa nawe, yewe ngo n'inyamaswa zari munsi y'ubutware bwe. Ngo icyo giti ninde? Ni Nebukadinezari ubwe. Umurongo wa 19 niwo turiho. Icyo giti ni wowe nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ugikureho ukimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo bihambirize icyuma n'umuringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Nuko ngo ubuhanuzi bwavugaga. Uko niko gusobanurwa kwabyo nyagasani. Umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami datanguje ngo uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamare imyaka 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira uwo ishaka wese. Kandi kuko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, ni ku ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Nshuti yanjye, Nebukadinezari ari umwami udasanzwe. Tuzabireba ejo tureba ibya Daniel igice cya 5, tureba ibya Babuloni. Nibwo nzayigarukaho kubera yuko ngubu dufite byinshi byo kuvuga kandi mu gihe gitoya. Ariko iyi Babuloni yari iteye ubwoba. Iyi Babuloni yari ubwami bukanganye, yari umwami ukomeye. Uno mugabo witwa Nebukadinezari yari umwami ufite ubwami budasanzwe. Babuloni yari itangaje cyane. Bavuga yuko yari yubakitse ku nkuta enye zingana. Yari square, yari kare, kandi buri rukuta rufite kilometero 22 n'igice, kandi zubatse mu buryo bukomeye. Nshuti zanjye, byari ibintu bidasanzwe. Tubwirwa iby'imibare y'abarinzi 250 yari n'inzu wa murwa. Tubwirwa iby'uruzi rwa Ufurate rwanyuragamo. Tubwirwa iby'ubusitani bubambye, n'ubusitani budasanzwe. Ni kimwe mu bitangaza byabayeho mu isi. Ubusitani yari yarubatse abwubakiye umugore we ku buryo aba yitegeye bwa etage. Umva nshuti yanjye, hari amarembo magari 8 yinjira mu murwa, ndetse n'andi 100 matoya yo kwinjiriramo. Kandi nshuti, inzira zo muri uyu mujyi zari zisashemo amabuye aconze neza, buri buye rifite metero kare imwe. Byari ibintu bisamaje kubyitegereza. Hari umunara muremure wa zigurati n'insengero 53 z'ibigirwamana bye. Hari igishushanyo cya zahabu cya Bali n'ameza yacyo y'izahabu. Hari ibishushanyo 2 by'intare bikoze muri zahabu. N'ubwami bwari bukungahaye. Aya makuru tuyakesha umunyamateka witwa Herodotus. Byari byose abantu baza amateka baramusobanukiwe. Iyi bwari ubwami budasanzwe. Ingoro y'umwami Nebukadinezari bivugwa yuko ari yo ngoro ihebuje izindi zose zigeze kubaho hano ku isi.
tuzi ingoro zikomeye nka White House yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzi ingoro y'umwami y'umuperezida w'Ubufaransa, nayo narumvise numva iteye ubwoba. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, nta muntu wigeze agira ingoro nziza muri iyi si nk'umwami Nebukadinezari. Yari afite ibyo kwirata rero, yari umwami ko kudasanzwe, yari umwami ukomeye. Nabivuga ku murongo wa 27 avuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo aho umurwa wanjye nturaho mubakishije imbaraga z'amaboko yanjye. Afite icyo kwirata. Nshuti zanjye, abantu benshi bajya bagira ibyo birata, abantu benshi bajya bishingikiriza ku byabo, ariko itegeko ry'umwami riraje ngo risuzume ibyabo. Ndagira ngo nkwibutse ko turi gusuzuma imbabazi z'Imana, turi gusuzuma ubutabera bwayo, turi gusuzuma ukuntu Imana igisura umuntu kugira ngo ishakishe umutima we ngo irebe ko yawigarurira. Twamaze kubona yuko ari itsinda ry'abamarayika abiswe abarinzi, abiswe abera, bari mu nama bitegereza ibibera mu isi, kandi bitegeza mu buryo bw'umwihariko umwami Nebukadinezari uko atwara abantu. Reka nsome aya magambo mu murongo wa 23 naringezeho ngo kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomera kubakomeza kuba ubwawe, maze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. 24 ndashaka ko uyizirikana wica umurongo. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe bikuzeho kugirira abakene impuhwe. Ahari aho uzungukirwa amahoro. Uyu mwami yarageze kuri byinshi cyane, ariko byagezweho harimo gukandamiza abakene. Nuko Daniel aravuga ati mwami rero ndakugira inama, gerageza ukuze ibyaha byawe gukiranuka, hindura icyerekezo, ihane, va mu byaha, wibwire ibyo gukiranuka kwa Yesu, maze uzagirirwa imbabazi. Kandi ikindi ukwiye kuzirikana, warenganyije abantu cyane, warabahohoteye, wabambuye ibyabo, watse imisoro y'umurengera kugira ngo wikungahaze, wubake ibi byose. Nuko rero gukiranirwa kwawe ugerageza ugukuzeho kugira abakene impuhwe. Ahari Uwiteka azakugirira ibambe. Mbese nshuti yanjye, uzi ukuntu abakire benshi bageze ku butunzi bwabo babihuguje, ariko abakire hari ubwo bajya bamera nka Nebukadinezari bakavuga bati dore ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye, nubakishije amaboko yanjye ngo aheshe umurwa wanjye icyubahiro. Nuko bakivuga bakavuga bati tumerewe neza. Ndagira ngo nkwibutse umugani Yesu Kristo yaciye muri Luka igice cya 12 umurongo wa 18, hatubwira amagambo akomeye y'umugani w'umutunzi. Umugani w'umutunzi wikungahaje, aragenda nawe akoresha amaboko ye, aragenda arenganya abantu, aragenda yima abakozi ibihembo, aragerageza rwose, arakungahara cyane. Maze igihe kigeze abona ibyo afite ntabwo stock ihagije, arongera arasenya kugira ngo agwize byose. Maze arangije yigira inama avuga ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini, abarirwo mpunikamo imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Ndi gusoma muri igice cya 12 umurongo wa 18, nibwo nzabwira umutima wanjye, ni mutima wanjye ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho rukurye unwe unezerwe. Mbese abantu bajya bishuka yuko bafite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi. Ubwami bwa Nebukadinezari bivugwa yuko yari afite ibigega byo kuba abantu batungwa nabyo imyaka isaga 20, barya banywa badakora, bari bakungahaye. Rega nituvuga yuko ibintu byagiye bimanuka bicurika, ntabwo tuba tubeshye. Nitubona ubwami bwabanje bwari ubwa zahabu, ubwami bw'icyo bwari ubw'ifeza, tukaba turi mu bwami bw'ibumba n'icyuma. Sinzi impamvu n'abatware b'iki gihe bafite kwirata, kandi ntacyo bafite cyo kwiratana, kubera ko ubutware bwabo bwageranijwe n'ibumba n'ibyuma, nta gaciro bufite. Mbese hari ibihugu bifite stock nk'izari ziriho muri icyo gihe, bisa nkaho ntabyo. Hariho abahanyanyaza, ariko rwose tubayeho mu bukene budasanzwe. Ariko reka tuvuge iby'abakire, reka tuvuge iby'ubwami by'umuntu ku giti cye. Hari ubwo umuntu yibwira yuko yagezeyo, maze agapanga imipango, maze akagera ku bintu bikomeye, akavuga ati noneho umutima wanjye nezerwa, umutima wanjye ishime, dore ufite byinshi bikiwe imyaka myinshi, ushatse ntabwo wazongera gukora. Rya rero unwe unezerwe. Murongo wa 20 w'icyo gice cya 12 cya Luka utanga amakuru ababaje cyane. Uravuga ngo ariko Imana iribwira wa mugabo uti wamupfuwe, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Mbese nshuti zanjye, ubugingo bwawe buri kumwe n'Imana cyangwa wabubikije mu mafaranga? Hari amagambo ejo bundi yasomwe
muri gahunda yo gutura amaturo basomye amagambo ankora ku mutima cyane. Ni umugabo w'umubwiriza w'ikirangirire, ntabwo nibuka izina rye. Ni umugabo wakunzwe kandi aza gukundwa n'umugabo w'umukire w'umuherwe, maze aramutumira ngo bazasangire ifunguro. Nuko uyu mubwiriza, umuntu w'Imana, umukozi w'ubutumwa bwiza, ajya gusura uwo muherwe. Agezeyo rero abakire nk'uko babimbwiye koko ubanza ariko bateye, bakunda kuganira iby'amajyambere bagezeho. Bakunda kubwira umuntu bati dore biriya nabigezeho, nageze kuri biriya, nageze kuri biriya. Uyu mugabo w'umuherwe rero nicyo kiganiro yateruye. Aravuga yerekeye iburengerazuba, aravuga ati biriya bintu, ziriya nka ureba, ariya amashyo, biriya biraro n'ibyanjye, ni njye wabiguze. Amwerekeza hakurya, amwereka ishyamba rinini cyane, aravuga ati biriya nabyo ni ibyanjye. Amwereka hakuno, amwereka amazu, umudugudu w'icyitegererezo yubatse, aravuga ati uriya mudugudu nawe ni uwanjye. Arongera arahindukira, amwereka hakurya, amwereka ibindi bintu by'akataraboneka by'ubutunzi bwinshi cyane, aravuga ati biriya nabyo ni ibyanjye. Nuko aramwenyura, yitegereza mu maso ha wa mubwiriza, yiteze ko hari ikintu ari buvuge, yappreciatinga gukora cyane k'uyu mugabo. Nuko uyu mugabo rero bari bafitanye ubucuti bwiza, amufata ku rutugu, aramuganiriza, avuga ati warakoze cyane, uri umugabo w'igihangange. Ariko reka nkubaze akabazo k'amatsiko, mbese hariya hejuru naho hariyo ubutunzi bwawe bungana gute? Hariya hejuru ufiteyo ubutunzi bungana iki? Yaramwerekeje ubutunzi ku Mana. Ariko igihe uyu mubwiriza yarabwiye umugabo ngo hariya hejuru hari ubutunzi bwawe bungana gute, ngo uyu muntu yahise akorwa ku mutima cyane, ndetse bimutera ubwoba. Aravuga ati ntabwo icyo kintu nigeze ngitekereza yuko nkwiriye kugira ubutunzi hariya hejuru. Nuko rero inshuti zanjye, Yesu Kristo aratanga amabwiriza avuga yuko dukwiye kwibikira ubutunzi bwacu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitagenza gute, bitazaburya. Aho inyenzi n'ingese bitazaburya. N'aka kanya ndabwira abatunzi kugira ngo bakoreshereze umutungo wabo kwamamaza ubwami bw'Imana, bakoreshe kugira ngo ubwami bw'Imana bikuzwe mu isi. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana, abakire, abakene n'aboroheje, ijambo rya Yesu ryaravuze ngo ntabwo umuntu azagira mu ijuru kubera yuko ari umutunzi. Oya, ibyo ngibyo mukwiye kubizirikana kandi no kubyumva neza. Kandi Yesu Kristo avuga muri Matayo igice cya 19:23 ngo ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aya magambo yateye ubwoba bigishwa, bari bayateze amatwi, maze babyumvise barumirwa cyane, bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Ariko Yesu Kristo avuga ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana bigenza gute? Byose birashoboka, n'abakire babasha kujya mu bwami bw'Imana. Reka mbanze ntange itangazo yuko abakire bakwiye kwemera yuko bakeneye Yesu Kristo, kandi ubutunzi bwabo bakwiye kubukoreshereza kujya mu bwami bwo mu ijuru. Reka nanone mbwira abakene bibasira abakire bavuga bati ndetse abakire ntabwo ari abantu. Ndagira ngo babwire yuko nabo ari abantu baguzwe amaraso y'igiciro cya Kristo, kandi ubutunzi bwabo ahari tujya tubukenera twebwe abakene. Erega burya na ya mihanda tugenda miharuye, abakire barakoze cyane, batanga imisoro kugira ngo iharurwe. Na wa mutekano urindwi ryacu, abakire barakoze cyane, batanga imisoro, ingabo z'igihugu ziraboneka zirawurinda, n'ibindi. Nshuti zanjye, ntabwo gukira ari icyaha, ariko kandi ni ubusonga buteye ubwoba bwo kwitwararika cyane kugira ngo umenye ibyo ari byo. Nasomye amagambo mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, bivugwa ku mwami Salomo yuko nawe yagushijwe n'ubutunzi. Tuzi yuko nta muntu wigeze atunga nka Salomo mu isi, ariko yaje gugushwa nawe kubera ko yagiye aradamarara cyane, aravuyarara, yifuza noneho umunezero ukomotse mu bagore benshi. Aragenda ashaka abagore, niwe washatse abagore benshi ku isi, abagore bagera mu 1000, ndetse bongeraho umwe w'isezerano, 1001, bose abatungishije birumvikana. Kandi abo bagore icyo bamuzaniye nuko bamugushije, agera ubwo aramya ibigirwamana byaho yagiye abakura. Nshuti zanjye, umwanditsi w'icyo gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami yaravuze ngo biroroshye gutwara igikombe kirimo ubusa. Igikombe kirimo ubusa biroroshye kugitwara ukirukanka, ariko igihe igikombe cyuzuye amazi ntabwo wakirukankana, amazi yakumenekana, ahubwo ugenda witwararitse. Ndetse ntabwo akenshi na kenshi uba uri kureba aho uri kujya, ahubwo uba witaye kuri icyo gikombe, nicyo uba uri kwitegereza. Nguko uko imigisha imera. Igihe abantu babonye imigisha y'ubutunzi bwinshi cyane,
bijya bibabera inzitizi yo gukurikira Yesu, maze bakarushaho kwita cyane kuri bwa butunzi bwabo no kubirangamira aho kurangamira Kristo ugiye kwimika ubwami bwe. Nicyo gituma Yesu Kristo abwira abatunzi ngo nimwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho ingese zitazabasha kuburya cyangwa abajura batazabasha kubwiba. Kandi iyo niyo nama nanjye ndi kuguha uyu mwanya. Ariko ndagira ngo mbabwire, bya bindi bidashobokera abantu ku Mana bigenza gute? Birashoboka. Bijya bigaragara yuko abatunzi batabasha kubona ubwami bw'Imana, bakagenda bakumva baradamaraye, inarye yabo yarakuze cyane irabyibuha ku buryo Kristo ntaho yafata mu mitima yabo. Ariko Yesu Kristo avuga ngo bidashobokera abantu ku Mana bigenza gute? Birashoboka. Umwanditsi w'igitabo wifuzwe byose ku ipaje 353 baranditse ngo abantu bose bari mu myanya y'icyubahiro kandi bafite ubutunzi bwinshi nka wa musore w'umutware, gusiga byose ngo bakurikire Yesu bishobora kubabera ikintu gikomeye basabwa. Mbese uribuka ibyo uwo musore w'umutunzi, umusore w'umutunzi yasanze Yesu amuvuga ati nakona nte kugira ngo ndakubwami bwo mu ijuru. Maze igihe Yesu Kristo yamubazaga ati mbese amategeko yose warayakomeje, kuko ari urugero rw'ubuyoboke nk'uko twakomeje kubiganira n'abantu b'Imana batuganije ku mategeko y'Imana, uwo musore yavuze ati yose narayitondeye mu buto bwanjye. Maze Yesu amwitegereje ko kwabona yarayitondeye, ariko ayitondera by'inyuma gusa, hari icyari kibuze mu bugingo bwe. Nshuti zanjye, igihe Yesu yamubwiraga ati noneho siga byose uzunkurikire, yaramubwiye itegeko rikomeye kuruta yandi yo gukurikira Yesu n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose. Ni ya mategeko ane ya mbere kandi akomotse mu bugingo bw'umuntu. Ntabwo uyu musore yagenje gute? Ntabwo yamukurikiye. Niho Yesu yavugiye ati biragoye ko abatunzi baza mu bwami bwo mu ijuru, kandi biraruhije kuruta ndetse uko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge. Maze rero umwanditsi aravuga ati biragoye koko gusiga byose ngo bakurikire Yesu, bishobora kubabera ikintu gikomeye basabwa. Nyamara iri ni ryo tegeko rigenga imyitwarire y'abifuza kuba abigishwa ba Kristo. Ibikorwa bitarimo kumvira ntibishobora kwemerwa n'Imana. Kwitanga ni ipfundo ry'inyigisho za Kristo. Akenshi inyigisho nk'iyi itangwa mu mvugo isa no gukoresha igitsure, kubera ko nta yindi nzira yakoreshwa mu gukiza umuntu uretse kumuca burundu ku bintu bishobora kumwangiza wese aramutse abigondere. Hari igihe Yesu Kristo akoresha igitsure, kandi icyo gitsure nicyo yakoresheje ku mwami Nebukadinezari. Amwambura bya bindi, amwambura umutima nk'uw'abantu, aragenda ajya kurisha nk'inyamaswa, aragenda arya ibyatsi. Inshuti zanjye, ubushakashatsi bwagaragaje yuko igifu cy'umuntu kitabasha gusya ibyatsi, ntabwo cyabasha gusya urwiri, ariko Imana ibasha gutransforminga umuntu noneho agahinduka nk'inyamaswa akabasha kurya ibyatsi. Nuko byagendekeye Nebukadinezari. Mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose ariko akaka ubugingo bwe? Icyo ni ikibazo Yesu Kristo abaza muri Matayo 13:16. Nicyo Kristo ari kukubaza. Nuko reka dusubire mu buhamya bwa Nebukadinezari. Nebukadinezari aratanga ubuhamya uko ibintu byagiye bigenda. Naringeze ku murongo wa 25. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Byasohoye ryari? 26. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami. Hashize amezi angahe? Hasize amezi 12. Hari igihe abantu zibuza rero bigasa nkaho bitinze, abantu bakibwira yuko nta kizaba. Nuko hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu ngoro ibwami, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, mubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo aheshe ubwami bwanjye cyubahiro. 28. Mwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi bwimikamo uwo ishaka. Atararangiza kuvuga ya magambo yo kwigomeka, atarangiza kuvuga ya magambo y'inarye yo kumva ameze ukundi, nka yandi y'umutunzi Yesu Kristo amaze kutubwira mu mugana avuga ati noneho umutima wanjye nezerwa wishime ko ufite ibizagutunga igihe kirekire. Babuloni nawe, uyu mugabo Nebukadinezari nawe yitegereza Babuloni avuga ati umva, ndi umugabo w'igihangange, narubatse, ngiyi Babuloni niyubakiye,
ariko ataraninjya kuvuga ayo magambo abwirwa nk'ibya wa mutunzi yabwiwe ngo uyu munsi uraka ubugingo bwawe, ariko ubugingo bwe ntabwo yabwatswe, ahubwo umwami atangazwa itangazo ngo ni wowe ubwirwa ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu bandi n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugira ngo uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwishaka. Umugambi w'Imana kuri Nebukadinezari ni uko akwiye gusobanukirwa ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu. Nebukadinezari yakomeje kugoraguzwa uhereye igihe abagaragu b'Imana Danieli, Saduraka, Meshaki na Abedenego bagereye i Babuloni. Ahura nabo bwa mbere nyuma y'imyaka 3 bamaze kwiga university, abona n'abantu badasanzwe, abashyira mu bwana, akomeza kubitegereza n'imikorere yabwo mu buryo bw'umwihariko. Bigeze muri Danieli igice cya 2 barigaragaza, byongera kumusobanurira ko Imana isumba byose ari Imana ikomeye. Mu ijuru hari Imana, niko Danieli yamubwiye, ishobora byose, basha no guhishura ibihishwe. Muri Danieli igice cya 3 irongera irigaragaza yuko ubuhanuzi bwayo butagomba kuvuguruzwa rwose. Nshuti zanjye, na n'uyu munsi uyu Nebukadinezari ntabwo arahinduka. Mbega ukuntu Imana yita ku munyabyaha cyane, ikamushakisha igihe kirekire. Uzi uko imyaka yabaye myinshi cyane, Nebukadinezari arashakishwa, igihe kikagera kumva kozweho, ndetse ukabona arihannye, aravuga ati Imana nyamana n'Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego, ariko akongera agasubira inyuma. N'uyu munsi aracyavuga ngo ubwami bwanjye bwa Babuloni. Ariko Imana irashaka ko amenya ibintu bikomeye cyane, yuko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwishaka. Igihe kikagera ubwami bugahanguka, hakazaho ubundi bwami. Abatware b'iyi si ntabwo bamenye ayo makuru, ariko nshuti zanjye, bantu b'Imana, batware iyi si babasha kumva aya magambo, nimuzirikane ibyabaye byabanje kubaho kera. Ngira ngo nabivuze yuko umwami Nebukadinezari ni umwe mu bami bakomeye cyane, ku buryo uyu munsi boroheje imbere y'Imana. Baroroheje cyane ukurikije iby'umwami Nebukadinezari yatwaye ahantu hakomeye cyane. Yaravugaga rikijya, yicaga uwo ashaka kwica, ariko Imana yaramwihishuriye, kandi Imana imwereka yuko ari ikomeye. Nabo uyu munsi rero ntabwo bazi yuko isobora byose ari ikomeye, ibasha kwimika uwishaka. Hari ubwo bajya bibwira bati byaca mu zihe nzira kugira ngo ubwami bwanjye bukurwe, ariko inzira byaciyemo kugira ngo Nebukadinezari bigende kuriya, inzira byaciyemo kugira ngo ubwami bwa Babuloni bugerweho iherezo, inzira byaciyemo kugira ngo ubwami bw'Ubuperesi bugerweho iherezo, inzira byaciyemo kugira ngo umwami Alexandre mukuru w'ubwami bw'Ubugiriki atsindwe. Twarondora benshi. Inzira byaciyemo kugira ngo ejo bundi mu myaka 120 n'ingahe ishize ubwami bw'Ubufaransa bukurweho, habeho revolution. Ntabwo byacamo. Abatware bakwiye guca bugufi imbere y'Imana, bakamenya yuko umwami Imana ishobora byose ari wabaye ubutware, bakishimira kumuyoboka no kugendera mu nzira abayoboyemo, kuko nibwo bazaba amahoro masa. Umwami Nebukadinezari niwe uri kubibabwira, kandi ahagaze mu mwanya mwiza wo kubivuga, kubera yuko ari umutware ndetse yarushije benshi muri bo icyubahiro aba ari kubwira uyu munsi. 30 nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Wa mwami, ushobora gutekereza matera umwami w'abami Nebukadinezari yararagaho. Ushobora gutekereza igitanda kidakoze mu mbaho zikomeye, kidakoze mu nturusu, kidakoze muri ribuyu, gikoze muri zahabu, s'il vous plaît, yararagaho. Ukareba ingoro yararimo, twamaze kubona ko iruta ingoro ya White House, iruta ingoro y'Ubufaransa bw'uyu munsi. Ariko ajya mu ishyamba, ahinduka ukundi, inzaza zihinduka nk'iz'ibisiga, azana ibyoya bimeze nk'iby'ikizu. Mbega ukuntu isura dufite tuyikesha Data wa twese, mbega ukuntu tuvanyeho amaboko twamera nk'inyamaswa. Mwanditsi yanditse amagambo akomeye mu Bahanuzi n'Abami ku ipaje 166 ngo Nebukadinezari yamaze imyaka 7 atangarirwa n'abagaragu be bose, yamaze imyaka 7 yaracishijwe bugufi imbere y'abatuye isi bose. Nshuti zanjye, ese twakwirata iki?
mbese wirata umubiri, mbese wirata amafaranga, mbese wirata igihagararo, mbese wirata icyubahiro. Niki cyo kwirata Nebukadinezari atari afite? Muri aka kanya Imana irakwitegereza. Muri aka kanya ndakubwira yuko hari abarinzi, wera wagizwe umurinzi ukurikirana gahunda yose ya buri munsi yawe. Ndiko ijambo ry'Imana ryambwiye yuko buri wese uri ku isi afite marayika ukontorora, akamenya ibye, akandika, agatanga raporo. Wera wagizwe umurinzi aritegereza kandi akaza gutanga raporo, akarishyikiriza abera bo mu ijuru kugira ngo bagenzure, maze umuntu agakomeza kugoragozwa, agakomeza gushakishwa. Twabonye yuko ari igihe Imana ikoresha igitsure kugira ngo Imana ivane umuntu mu kuraragira yararagiriyemo. Mbese wiringiye iki? Muri aka kanya ndakwihanisha mu izina rya Yesu kugira ngo n'ufite ikindi wiringiye gikurweho mu izina rya Yesu. Wiringira Uwiteka wenyine. Nkunda amagambo yanditswe mu gatabo kamwe kitwa Uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero. Umwanditsi yanditse amagambo akomeye ngira ngo uzirikane. Yaranditse ngo iyiringire wowe ubwawe, uraba witeguriye gukorwa n'isoni, nta kindi. Iringira inshuti zawe zizapfa maze zigusige. Iringira amafaranga ashobora kuguca mu myanya y'intoki. Iringire kuba icyamamare, abantu bamwe baharabika bazakwibasira. Nyamara niwiringira Imana uzigera ukorwa n'isoni, haba ubu ndetse n'iteka ryose. Ndakwifuriza kwiringira Imana mu izina rya Yesu. Mbese aya magambo ntabwo ari ay'ukuri? Tujya tubona abantu bakomeye cyane b'ibirangirire, aba superstar, maze social media ikaza kubaharabika, tugasanga wa muntu twatinyaga cyane mu ijoro rimwe icyubahiro cyo kikozwe hasi. Nuko iby'isi bimeze, ni gatebe gatoki, keretse kwiringira Imana gusa, keretse kwiremera ububasha bw'Imana no kwishimira kuyoborwa nawe. Nshuti zanjye, twasomye amagambo akomeye cyane ku murongo wa 14 atubwira ngo iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamywa n'ijambo ry'abera kugira ngo abakiriho bose, nanjye ndimo kandi nawe urimo, bamenye ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwishaka ikimikamo woroheje nyuma ya bose. Ubu ni ubutumwa budasanzwe, ubutumwa bukwiye kubwirwa abami bo mu isi, babandi bayobejwe n'umugore witwa Babuloni ikomeye. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko mukwiye gusuzuma, mukabaza abantu b'Imana, mukabaza abahanuzi, n'ubundi guhanura mu izina rya Yesu, ngo mumenye uko abantu b'Imana bakwiye kwitwara, mumenye uko ubwami bwo mu isi bukwiye kuyoboka. Erega nibwira ko Nebukadinezari afite abantu bamwoshya, babakonikoni n'abapfumu n'abacuni bashinzwe iby'iyobokamana muri Babuloni, maze baramuyobya, agakoresha itegeko ry'ubutegetsi rya politike kugira ngo ahatire abantu kuramya kw'ikinyoma. Ariko Imana irashaka ko abantu nk'abo basobanukirwa yuko hariho Imana isumba byose, kandi itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwishaka ikimikamo uwishaka. Iki gihano Nebukadinezari yahawe kubera ubwibone bwe tubasha kukibona nk'uburwayi bwo mu mutwe, aho yumvaga ko ari inyamaswa kandi agakora nkayo. Ese ntibiteye ubwoba? Amaze imyaka 7 arwaye kugeza ubwo Imana yamugaruyemo akenge. Imana ashaka ko yemera ko Imana yonyine ariyo itegeka ubwami bw'abantu. Igihe ntekereje ku ngingo zo kurwara, uyu we yari yarwaye mu mutwe, arwara uburwayi butuma amera nk'inyamaswa, yumva ashaka kuvuga nkazo, yumva ashaka kurya nkazo, ndetse n'igifu cye kiragenda cyadobota iyo kamere y'inyamaswa akajya arisha. Birumvikana ko birenze uburwayi bwo mu mutwe bwo kwigana inyamaswa abantu bamwe bajya barwara, kubera ko igifu nacyo cyamaze kugenza gute, cyamaze guhinduka. Ko no kwiyiringira, reka twe kwiyiringira, ahubwo twiringira Imana. Ariko amagambo twasomye mu buhanuzi bwatubwiye yuko cya giti kitagombaga kugenza gute, ntabwo cyagombaga gucibwa, cyagombaga kuguma mu butaka, ahubwo kikazirikwa, kigatondwaho n'ikime kugeza igihe cy'imyaka 7. Nebukadinezari rero yari yasezeranijwe ko ubwami bwe buzagumaho muri iyo myaka 7 yose, kandi ijuru ryakomeje kugenza gute, gukomeza isezerano. Nshuti zanjye, tugomba guhamanya n'Imana no kwemera ko ari igomba kuyobora imibereho yacu, no mwami w'imibereho yacu. Niba bitabaye ibyo tuzakorwa n'isoni, kandi gukorwa n'isoni kwacu umva kuzaba gutangaje cyane. Aho icyubahiro cyacu cyageze hejuru cyane, niko no guteshwa agaciro bizagenza gute,
nicyo no guterwa agaciro bizagera. Hari indi nama yahawe uyu muntu w'Imana kandi twayivuzeho, umurongo wa 24 avuga ngo nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe bikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Ariko si nshuti zanjye, uyu mugabo yanze kumvira kandi ubuhanuzi bwarasohoye. Twakomeje kubibona yuko hari ubuhanuzi bari ubuhanuzi bw'ikigombero, ubu bwari ubuhanuzi bw'ikigombero, maze uyu mugabo yanga kubyumvira, maze ingaruka zigenza gute? Zimushyikaho uko zakabaye. Umurongo wa 31 twengera kugeza ku musozo. Hanyuma y'iyo minsi njyewe Nebukadinezari nubura amaso yanjye mu ijuru, ngarura kenge mera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha Ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari ubwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza uti uragira ibiki. Amen, amen. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkombezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Nshuti, Imana ni nziza. Nebukadinezari arashimye Imana ko Imana yamurokoye biciye mu nzira nziza, hakoreshejwe igitsure gikanganye, ariko arashimye Imana. Murongo wa 37 ari wa 34 muri Bibiliya yanjye. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Imana yanjye ihabwe icyubahiro, Imana yanjye ishimwe, Imana yanjye ihabwe icyubahiro kubera ko ibasha gushaka umutima w'umunyabyaha ikawugarurira. Nari kukubwira yuko Yesu ari umuneshi, kandi ukunesha kwe gutangaje nuko abasha gusenya ibihomye bya Satani. Mbese niba uyu mwami Nebukadinezari yarabashije gukizwa, umwami wagengaga ubwami bw'abapagani baramya ibigirwamana, babaye indahangarwa mu kugomera Imana, mbese ntiyabasha gukiza umutima wa buri wese muri twebwe? Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo tumwiyegurire, ndakurarika mu izina rya Yesu ngo tumusange, kandi azabasha kutwomora ibikomere, azabasha kutuvanaho inarijye yose, azabasha kutubohora ingoyi za Satani, duhinduke ab'umudendezo. Nuko ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo mwana naba batura Yesu Kristo, muzaba mubatuwe by'ukuri. Ndabifuriza kubaturwa na Yesu Kristo, kandi uwo ni wo muhamagaro wanjye. Reka nongere nsubire kuri Pawulo ndetse mugereranya na Nebukadinezari, mbabwira amahirwe adasanzwe yo kuvuka ubwa kabiri. Nshuti zanjye, igihe Kristo atuye muri twe, iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo ibintu birahinduka. Tubasha kwigira ibintu bikomeye kuri aba bagabo Nebukadinezari ndetse na Pawulo. Icyambere mbigiraho nuko iyo umuntu akerenseje ubushake bw'Imana, iyo umuntu akomeje gukerensa, Imana igakomeza kumuhamagara. Twabibonye here muri Daniel igice cya mbere, Daniel igice cya kabiri, Daniel igice cya gatatu, Imana irakomeza irahamagara, Imana irakomeza irahamagara, ndetse no mu gice cya kane Imana irahamagara ikoresheje inzozi za Nebukadinezari. Kandi umugaragu w'Imana Daniel amugira inama ati kuzaho ibyaha byawe gukiranuka no kugirira abakene impuhwe. Birumvikana ko ubwo buhanuzi bwari ubw'ikigombe, niyo yihana byari guhinduka rwose. Imana rero igihamagara umuntu, ariko umuntu agakomeza gukerensa. Ariko iyo umuntu akomeje gukerensa ubushake bw'Imana maze akaba anyuranije n'umugambi wayo, ntibishoboka ko yagira amahoro asendereye, kuko ari nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avuga. Ahubwo ibyo ni uburakari, ibyo ni ukugira nabi, ibyo ni igomwa. Icyo ni cyambere tubona mu mibereho ya Pawulo, twongera kubibona mu mibereho ya Nebukadinezari. Icya kabiri tubona muri aba bagabo, bano bagabo bombi Pawulo na Nebukadinezari batitanze, beguriye ubuzima bwabo kugengwa na Mwuka Muziranenge, kandi mu kugenza batyo bavumbuye ibanga ry'amahoro, amahoro nyayo atagira impinduka, akomoka ku Mana gusa. Niko umuririmbyi yaririmbye. Mwifurije kwakira ayo mahoro mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye, reka nongere nishimire ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima w'umunyabyaha. Reka nongere nishimire ko Kristo atajya arambirwa guhamagara
washaka gutoranya. Mu by'ukuri nasomye amagambo akomeye cyane arambwira ngo umunyabyaha uzarimbuka azaba yizize. Reba ukuntu Imana yakomeje guhamagara Nebukadinezari. Reba ukuntu yamutoranije yitegereza bano banyabwenge, bano basore bane abajyanije n'abandi banyabwenge. Reba za nzozi zo muri Danieli igice cya 2. Reba ukuntu Imana yamuhamagaye muri Danieli igice cya 3. Reba ukuntu yongeye kumuhamagara muri Danieli igice cya 4. Ndakubwira ko haciyemo imyaka myinshi irenga 10 Imana imushakisha, Imana imushakisha, Imana imushakisha, kugeza ubwo yemeye yuko wa mwami w'igihangange ukomeye cyane amera nk'inyamaswa, agira atakomeza gukora nk'abantu. Ntabwo mbizi niba yaramukaga nk'imbwa cyangwa yaragendaga nk'ingamiya, kuko yari ari mu nyamaswa zirisha, ariko yitwaraga nkazo zose, akareba nkazo, ku buryo izo nyamaswa zamwibonagamo ntabwo zamuriye, yafatanije nazo kurisha. Ko no kuguraguza kw'Imana. Nasomye amagambo akomeye cyane ari mu gitabo Umugenzi, igitabo cy'Umugenzi ku ipaji ya 34. Nasomyemo amagambo akomeye. Icyo ni igitabo cyane mfite cya ku ipaji ya 34 wa magambo aboneka igihe umugaragu w'Imana mu Kristo yarageze kwa musobanuzi. Reka nyasome twumve. Turasoma ngo maze ndota musobanuzi afashe mu Kristo mu ntoke, amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro wo ukarushaho kugenza gute? Ukarushaho kwaka cyane. Mu Kristo arabaza ati, ese ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi asobanura mu Kristo ati, uyu muriro ni umurimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Amena. Usukamo amazi ngo awuzimye, uwo ni Satani. Ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi ndakikwereka nacyo. Ngwino urebe. Amujyana inyuma y'inkike, asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya yasuka mu muriro rwihishwa. Mu Kristo ati, uyu se we ibise byo bisobanurwa bite? Musobanuza ati, uyu ni Yesu Kristo. Amen. Uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorera mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta, niyo buntu bwe. Nuko rero nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Amen. Kandi urareba uko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya uko uwo murimo w'ubuntu bw'Imana ukorera mu mitima yacu, kubera ko ukora mu buryo bwa rwihishwa. Ntabwo tuba tureba, biraturushya kubisobanukirwa. Nshuti zanjye, ndagushimira Data wa twese. Ndagushimira ko ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ndagushimira yuko kandi ubuntu bwe bukomeje guhiga umutima w'umunyabyaha. Ese ntabwo wakwemera uyu munsi kugira ngo witabe kurarika kwe? Ese ntabwo wumva kwinginga? Muri ibyo avuga ati, mbese ntiwumva kwinginga? Kingura, mukingurire yinjire ature mu bugingo bwawe. Ibyo bizaguhesha amahoro asendeye, bizaguhesha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Nakubwiye ko dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, ari hafi gutunguka ku bicu. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu mugabo tumaze kuganira Nebukadinezari, mfite ibyiringiro bidatezuka ko nzamubona mu bwami bwo mu ijuru. Tubwirwa yuko hari abami bazatuma uwo murwa unezerwa, bahambika icyubahiro. Muba Yesu Kristo yaje gucungura Nebukadinezari arimo, kandi tuzamubona, kandi nawe urimo. Icyama ngo uzabane nanjye. Uko niko gusenga kwanjye ngusabira muri aka kanya, kandi nanjye nisabira ngo nzabeyo, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Reka duce bugufi imbere y'Imana dushime. Data wa twese uhoraho, turagushimiye cyane. Tugushimiye yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugushimiye ubuntu bwawe bukora mu mitima y'abanyabyaha, ugakomeza kubatereta no kubahendahenda cyane, bigatwara imyaka myinshi kugeza ubwo bigaruriye. Abari kumva aya magambo turitanze, turaje kugira ngo tukwegure ubugingo bwacu bikitwa uyu munsi. Ntabwo tuzi igihe iherezo ry'ubugingo bwacu rizagerera. Nicyo gituma twemeye kurarika kwawe uyu munsi, kandi tubwira ngo uyu munsi ni wo wacu, kandi ngo uyu munsi nitwumva ijwi ryawe nitwinangira imitima. Mwami, twanze kwinangira imitima, turaje kugira ngo dukizwe nawe.
ubwo tumaze kumva amagambo yawe tubirebeye kuri uyu mutware ukomeye wabayeho mu isi witwa Nebukadinezari, mu cyubahiro twaba turimo cyose cy'isi itanga, duciye bugufi cyane ngo icyubahiro cyawe ari cyo gishyirwa hejuru, kandi ubugingo bwawe buture mu bugingo bwacu, kugira ngo ibyo ngibyo abe ari byo twirata, nk'uko umugaragu wawe Pawulo nawe twakomeje kuganira avuga ati uwirata yirate Yesu, uduhe kukwirata wenyine kugeza ubwo tuzakubona, ubwo uzaba ugarutse tugusanganire. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen, amen.